reka agafilime kacu tugatanya n'umugabo wari wazanye umudamu hejuru ku manga, ikigaragara cyo yamuzanye ku musozi hejuru agira ngo amuhobora mu manuremo hasi. Mana nyagasani, uyu mugabo ari kubiterwa n'iki? Ndagira ngo witegereze neza kugira akantu cikwa. Barakwereka umugabo yakomeje gukomeza kugundagurana n'uwo mudamu we, ariko mu by'ukuri ku ruhande hari undi mukobwa wari kumwe n'akana. Ese mu by'ukuri uwo mukobwa tumubonye aterura ikibuye agiye kugitura kuri aka kana. Mana nyagasani, umugabo nawe ari gukomeza kugundagurana ndetse n'umudamu we ashaka kumuroha mu manga. Ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Mana isi nijuru uyu mwana mukobwa birasi kugenda gute? Ese ko disa akakana nako kakaziranenge kagiye kubigenderamo? Barakwereka umudamu yakomeje kumusaba imbabazi aramubwira ati oya ntabwo wabikora, witinyuka kundekura, oya ndakwinginze windekura. Umugabo yaravuze ati ndakurekura uko byamera kose, ariko umudamu akomeza kumubwira ati mbabarira wikora ikosa ryo kubase kuba wandekura, hari ahantu ni kure nahita mpfa, ndakwinginze. Barakwereka umukobwa yarafashe ikibuye yararangije aravuga ati Mana nyagasani, ikigaragara cyane ko uyu mukobwa ari we wariraga mwana mukobwa, ariko yafashe ikibuye agira ngo arebe ko umugabo byibuza yarekura n'ura mudamu yo gukomeza kumukinisha kugira ngo abashe kuyamuroha mu manga. Barakwereka umukobwa atangiye gufonda indi mitwe arebe ko yabasha ko yabona andi mayeri yo kugira ngo uriya mugabo abashe ko yareka mama wa kano kana. Mana nyagasani, umukobwa yafashe umwana amutereka mu kagare arangije asunika akagare. Mana nyagasani, witegereze neza, aragasunika umwana uko yakagiye na kagakinisho ke. Umukobwa akomeje kwerekeza umwana, ntabwo tuzi uyu mukobwa umwana mujyanye hehe. Mana nyagasani, umwana muziranenge wagapucu utagifite n'ikintu azi yaramufasha aramujyana. Mana nyagasani, witegereze neza. Barakwereka yakomeje gusunika rya gare yihutsa bwangu, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi gusira igare biraza guherera hehe. Nabo yarizanye hejuru y'umusozi ku manga, ararizana rya gare yitonze, atangira kuvuga amagambo menshi cyane aravuga ati Mana nyagasani, nutamurekura nanjye rino gare ndabasha kuba naryohereza mu manga. Umwana mukobwa kuko rya gare yararifasha aryohereza mu manga, kandi ubuke ko neza rino gare ririmo kakana. Mana nyagasani, uyu mukobwa bitewe n'iki? Igare ryakomeje kwibarangura muri ubwo buryo, rikomeza kuza muri ubwo buryo, rirangije ritari ruhukira mu mazi. Mana nyagasani, umwana mukobwa bitewe n'iki? Wibuke neza ko kandi rino gare ryari ririmo akana. Mana nyagasani, umukobwa araza kora irahindukira ajya kubwira umugabo ati patro ntega amatwi nyumve, umwana igare riramujyanye riramugwishije, igare rimumanukanye mu manga. Barakwereka umupatro yarabyumvise, ikigaragara cyo nuko uyu mukobwa yari umukozi wabo, arangiza ahita arekura wa mukobwa, ahita arekura umudamu we ajya gutabara akana. Mana nyagasani, Yesu avuga ati kibuno mu amaguru, ariruka cyane ajya kureba ko yatabara akana. Yo barakwereka disi wa mukozi yaraje ahita afata wa mukobwa aramwegera aramubwira ati hagurukana ninjye kugukiza ninjye kugutabara, none uri muri gira maki, ngwino tugenda ataza kuguhitana. Nabikoze kandi umwana namuhise, ndabizi ko atari washe kumubona, we yakurikiye akagare. Araza aramubwira ati gerayo mva imbere, ibyo uri kumbwira ntabwo mbishaka. Umwana wanjye waramutse wamutaye ntabwo byaba ari byiza, umwana wanjye aramutse abuze byaba ari ikibazo gikomeye. Yo barakwereka disi yakomeje umubwira ati ndekura mbisa, wigira ikintu namvugisha ondeka ngewe nyihorera, ndisi ndababaye, umwana wanjye ni muzi neza ko yagiye mu manga, umbabarira. Ati umwana arahari, mumara ugira ikibazo, abo muno dufata inzira tugende, uramugabo ataza kugaruka akaba yakumerera nabi. Barakwereka umugabo yakomeje gufatiraho cyane yirukanka agiye kureba ko yatabara akana, ariko disi byari bikigoranye. Umugabo yakomeje kugenda yiruka cyane, ageze aho igare ryamanukiye asanga igare ririmo rirarenga, ririmo riragenda, ariko mu by'ukuri yajya kumanuka aho hantu hari harehare igare ryabashije kumanukira, ntabwo ari ubashe kuba yahamanuka ngo abashe kuba yagirayo. Yajyaga kumanuka agasubira inyuma akavuga cyane ndamutse bamanutse byaza kuba ari ikibazo gikomeye. Barakwereka umugabo disi yakomeje guhagarara hejuru ya wa musozi aho akagare kamanukiye, aravuga ati Mana nyagasani, ibi ni ibiki bimbayeho, kubera iki umwana wanjye byagenda kuriya? Ariko mu by'ukuri buke neza ko uyu mugabo nawe yari arimo gushaka guhemuka, kubera buke neza ko iyo ugize nabi nawe nabura yiturwa. Mana nyagasani, wagira neza ineza nayo ikayiturwa iyindi. Barakwereka umugabo disi byakomeje kumuyobera, abura amahitamo, arangije arongera aratangira bushyashya. Barakwereka ngo yakomeje kwirukanka cyane ngo ajye kureba ko yajya gutangirira hafi bugufiya, ariko disi akagare byari byamaze kurenga, akagare kamaze gushokwa n'amazi, amazi arimo agatwara. Yo barakwereka disi akagare ngako, kandi wibuke neza ko aka kagare kari mu mwana, ariko umugabo disi yabuze uko abigenza, areba hirya areba hino, akomeza kuzenguruka hakurya ko hakuzenguruka hakuno, ariko byari bikomeje kugorana, byari bigikomeje kwanga. Yakomeje kuza yirukanka disi ngarebe ko yatabara kandi bikiri mu maguru mashya, ariko byari bikomeje kwanga. Umugabo yaraje disi biramuyobera, bimwanga mu nda, aravuga ati Mana yanjye koko, kubera iki uyu mwana wanjye bigenze gutya, kubera iki niringiye bidashoboka? Umugabo akomeje kuvuga cyane avuga ati no, ntago bibaho, ntago bishoboka. Akagare ngako ko kagakomeje kugenda, wibuke neza ko kano kagare disi kari karimo n'umwana, ariko disi umugabo yaraje ahita acika intege. Mana nyagasani, apfukama aho ngaho aravuga ati kubera iki wabinkora Mana nyagasani, kubera iki uyu mwana wanjye byarangira kuriya? Amazi yari meza cyane kandi atemba cyane, ntabwo ari kubasha kuba yajyamo ngo abashe ko yavamo amahoro.
amahoro. Barakwereka umugabo disi yakomeje kwifata mu mutwe, akomeza kuvuga ati Mana Nyagasani kubera iki bigenze gutya, ati ubikoreye iki, ati kubera iki umwana wanjye abashe kuba yagenda akajya muri ariya mazi, ese ibi ndaza kubigenza gute mwakabyaramwe. Barakwereka umugabo disi yakomeje kuvuga ati Mana mbabarira umfashe umpereze umwana wanjye, akomeza kuvuga ati no ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, ariko byari disi ntabwo byari bigikunze. Umugabo barakwereka yakomeje gusakuza birinda bucya, yatashye mu rugo ngo disi umugabo yageze mu rugo yacitse intege, agahinda ari kose avuga ati nta kundi kuntu nabigenza, ati umwana wanjye arambabaje, n'ibyo napangaga byose nafite umwana wanjye birambabaje cyane. Barakwereka kimara kugera mu rugo yahise asanga ka gakinisho ka wa mwana, nyamara aravuga ati bishoboke ko umwana wanjye ashobora kuba akiriho, ariko disi nta cyizere yari afite. Barakwereka umugabo disi agenda kakomeje kumwica, arangije aravuga ati Mana Nyagasani kubera iki wankora ibi bintu, ariko mu by'ukuri disi uyu mugabo yakundaga umwana w'ikigaragara cyo. Arangije disi afata ka gakinisho ke akomeza kukihumuriza, aravuga ati mwana wanjye uko byamera kose nzongera nkubone. Ku ruhande rw'ako gakinisho hari urwandiko rwari rumutegereje ikigaragara cyo, yaraje ahita yicara ku ruhande, aravuga ati reka mfate runo rwandiko mbashe kuba narusoma ndebe se rwambwiraga ngo iki cyangwa se niki rwatangazaga mu by'ukuri. Barakwereka umugabo yaraje yegama aho ngaho aricara atangira gusoma urwandiko disi rwaramubwiraga ngo n'ubundi ibyo wakora byose urabizi neza ko wari ugiye kumemukira, ariko ibyo wakoze n'ubundi naragutaye nigendera, nagusize muri iyo nzu yonyine wenyine uzayibemo wenyine, kandi wibuke neza ko ibyo wari ugiye kunkorera bitari byiza. Umugabo yasomye urwandiko disi ubona ko binamurenze, ariko mu by'ukuri akomeza kubabara, aravuga ati Mana Nyagasani, ati naberagaho iki niyo mpfa bikarangira. Umugabo yakomeje kugira agahinda gakabije, akomeza kugira agahinda gakomeye cyane, avuga ati Mana yanjye kubera iki wankora bino bintu, kubera iki byambaho gutya. Barakwereka disi umugabo agahinda kakomeje kumwica, akomeza gusoma urwandiko, ariko mu by'ukuri ubona ko yarababaye cyane, ariko akomeza kurusoma yitonze. Urupapuro ko rwamubwiraga disi byari biteye agahinda, kandi kuko umugabo yakomeje kubyumva nawe atangira kwicuza impamvu yari agiye gukora biriya bintu, ariko mu by'ukuri nta kundi kuntu yari bubashe kuba yabigenza. Ariko nanone nkubwiza ukuri ko uhemuka atari byiza, ahubwo twakwiye kubana neza. Barakwereka umugabo urwandiko yamaze kurusoma, arangije arongera araruzinga neza, arushyira ku ruhande atangira kurira, agahinda karamwica yifata mu mutwe, ariko mu by'ukuri nta kintu byari bigitanze kubera ko umugabo yari yamaze guhinduka. Kandi wibuke neza ko ibyo yari agiye gukora, yakomeje kongera kwitegereza agakinisho k'umwana, aravuga ati Mana Nyagasani, ati giye kubaho ku iki gihe none aha ngaha nta kintu bikimariye, n'uwakwipfira bikarangira. Umugabo umujinya wakomeje kumwica, akomeza kugira agahinda disi, aravuga ati Mana yanjye nta kintu nabona nakora uretse kwipfira gusa. Barakwereka umugabo yakomeje kwitegereza agapupe k'umwana, akomeza kwivugana utugambo, aravuga ati mu by'ukuri iyo biza kumenya ko bizagenda gutya ntabwo nari kuba narabikoze. Mana Nyagasani, ese uyu mugabo yabitewe n'iki? Kubera iki yabashe kuba yajya gukinisha n'ubuzima bw'uriya mudamu ngo abashe kuba yamumanura kuri iriya manga? Mana Nyagasani, umugabo yakomeje kwicara abitekerezaho, aravuga ati mwana wanjye ko bizamera kose nzongera nkubone, atari kuko byamera kose n'ubundi nzakomeza nihagarareho, kandi ari ndabizi neza ko mu by'ukuri nta kintu byazamarira, kandi nari ngiye guhemuka, ati kandi ndabizi neza ko guhemuka atari ibintu byiza. Umugabo disi atangiye kwicara aho yicaye, atangira kwicuza, ariko mu by'ukuri barakwereka butegereze neza, yarebye ku ruhande ahita areba hejuru ye, hari akantu kabati kari gahari, ahita abona umugozi wari uhari. Mana Nyagasani, ese uyu mugozi w'umugabo yaba agiye kuwukoresha iki? Yahise abona ikambira aho ngaho ikomeye, aravuga ati ikamba reka nze nkweretse iki kintu nyikoresha. Ese umugabo yaba agiye kwiyahura cyangwa byaba bigiye kugenda gute? Ndagira ngo witegereze neza utaza guhumbya ugahomba, hanyuma mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV show utazayicikwa nagasobanuye. Barakwereka disi umugabo yafashe yakamba, akimara kuyifata muri ubwo buryo atangira kuyirambura yitonze gake gake, ariko mu by'ukuri igihe cyari cyamurenganye, avuga ati Mana Nyagasani, ikigaragara cyo nuko uyu mugabo nawe yari amaze kwiyakira. Barakwereka arebye muri parafo, aravuga ati n'ubundi reka niyahure birangire, n'ubundi nta kintu nari nyiramira, n'ubundi byari byose byari bimaze kunyobera. Umugabo yatangiye kuzirika umugozi disi, ikigaragara cyo ahita areba muri parafo, hari hateye gutyo, arangije umugozi arawurenza. Mana Nyagasani, uyu mugabo yaba agiye kwiyahura, byaba bimeze bite? Mwakabyaramwe mumbabarire mundebere. Barakwereka umugabo yatangiye gutunganya umugozi neza n'agahinda kenshi ndetse n'amarira disi. Nyagasani, ashobora kuba agiye kwiyahura, mwakabyaramwe. Mana yanjye yakomeje kuzinga wa mugozi, akomeza kuwufunga arawukomeza, aravuga ati Nyagasani, n'ubundi nta kintu nyiramira, ibyo nari ngiye gukora reka mba rigiye ubyikora. Barakwereka disi atarashyira mu ijosi ngo yiyahure wa mugabo, hari abantu bose baza binjira. Barakwereka wa mwana w'umukobwa w'umukozi ndetse na wa mudamu bahise baza bwangu, batabarira mu maguru mashya, baramubwira ati sigaho wikora ibyo ngibyo, ndahari ndagarutse. Barakwereka umudamu yahise
yahise agarukana na kakana basanga umugabo yaragiye kwiyahura mwakabyaramwe. Umugabo umugozi yahise awureba aravuga ati mana reka nkumanure nkushyire hasi, yo mwana wanjye ndabona kiriho kandi namwe ndabona mugarutse mungarukiye. Umudamu aravuga ati ibyo uri gushaka gukora ni ibiki k'ibyo bintu atari byiza. Arangije umugabo aravuga ati mbabara ndakwinginze nakoze amakosa nubwo nakwipfira ariko ndabizi neza ko nahemutse. Umudamu aramubwira ati sibwo wabyibuka n'uburyo wari ugiye kumemukira, ati nanjye ndababaye, ati ntabwo nari mbizi ko watinyuka gukora ibyo bintu, ati ariko umwana wawe humura aracyariho kandi ndabizi neza ko ubu cyaba cyarabiguteye ni umutima mubi wari ufite muri wowe. Kuki wakomeze kujya ugira umutima mubi? Wabitewe n'iki? Yo barakoreka disi umugabo yakomeje kwicuza, akomeza guhagarara ngo aramubwira ati mbabarira nakoze amakosa ndakwinginze ntabwo nari nzi ko bizagenda kuriya, atari kumbabarire ndakwinginze. Yo wibuke neza kwa kana disi kari gahari ndetse na wa mukozi umwana yari yamutwaye kugira ngo arebe ko uyu mugabo yabasha kuba yarekura uno mudamu mu gihe yaragiye kumumanura ku manga. Wibuke neza ko uyu mugabo yakundaga kana ke bikomeye cyane. Umudamu yakomeje kumusana aramubwira ati n'ubundi nge twari tubanye neza, ahubwo igitekerezo wagize cyo kujya kunjyana kuri iriya manga hejuru mujye kunura hasi mu musozi sinzi cyari cyabiguteye, ntabwo nzi ngo satani yari yaguteye gute, wabitewe n'iki? Arangije umudamu aramubwira ati reka mfate inzira nigendere, n'ubundi ushobora kuzongera ukagira umujinya muhambaye ukongera ukansubizayo. Yo barakoreka disi umugabo yakomeje gusaba imbabazi umudamu we, aramubwira ati wambabariye ko bitazongera, ndakwinginze nyumva kandi ndagusabye mbabarira, ndakwinginze unega amatwi kubera ko ntabwo wansiga hano njyenyine. Yo barakwereka umugabo disi imbaraga zaracitse, arongera yicarira hasi ariko mu by'ukuri yari arimo yicuza ibyo yaragiye gukora kubera ko nta kintu byari bikimaze kandi nta kintu byari binamumariye disi. Umugabo yakomeje kwicuza disi yicara aho ngaho muri ubwo buryo, ariko nyagasani umugabo byari byaranamurenze, ubona ko nta kindi kintu yabasha kuba yakora cyangwa se yabasha kuba yavuga kubera ko ibyo yaragiye gukora birahagije ubwabyo byonyine. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko uramutse ugize nabi cyangwa se ugahemuka bikugiraho ingaruka nawe. Barakwereka umugabo yakomeje kwicara aho ngaho ariko agahinda gakomeza kumwica n'umujinya ukomeza kumwica, ariko nta kindi kintu byari bigitanze kubera ko n'ubundi amazi yari yarimaze kurenga inkombe. Barakwereka disi wa mwana w'umukobwa ndetse wa mudamu ndetse na wa mukozi bahise basohoka baza aho ngaho hanze bakomeza kuganira bavuga ati ubu si umugabo twamukorera iki? Urabona nabigenza gute? Ubu uyu mugabo mubabarire cyangwa bigenze gute? Nawe ngira inama. Barakwereka akana kabo bari banagasohokanye bakazanya aravuga ati ngira inama y'uyu mugabo, ubu namukorera iki mu by'ukuri? Nongere nsubirane nawe cyangwa dufate inzira twigendere? Yo baje hanze babijyaho inama disi bakomeza kuganira, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ntago wamusigana umugabo wawe, ihangane wundi wongere umubabarire wowe ukomeza kumutera agahinda. Yo barakwereka disi yaramubwiye ati ihangane umugirire imbabazi kubera ko nawe siwe. Yo barakwereka wa mwana w'umukobwa aho bakamusize yicaye muri saro yakomeje kubitekerezaho. Umwana w'umukobwa aragaruka ngo arebe ese uyu mugabo bimeze bite. Yaraje asanga umugabo ari gutekereza cyane, afite ibitekerezo byinshi, ikigaragara cyo nuko bari bamubabariye, ariko aratambuka umukobwa ngo azarebe uyu mugabo bimeze bite cyangwa se uyu mugabo byamugendekeye gute cyangwa se arimo arivugana uduki. Yaraje atangira kumva n'umuntu umugabo afite ubugome buhambaye, afite umujinya kandi afite n'agahinda gakabije, n'umuntu uko byamera kose bongeye bakabana byaba ibibazo. Arangije umwana w'umukobwa akomeje gutambuka yumva amagambo arimo agenda avuga, atambuka gake gake nyonyomba, arangije afata inzira arigendera. Aragaruka hanze aramubwire ngo wapi ibi ntabwo bigishobotse, umugabo ahubwo afite umujinya. Yahise yongera ararakara cyane. Hanyuma rero reka mbone rero kugushimira wowe twatangiranye, ntuzakikwe n'agasubire kubataha kandi ikindi ndagukunda cyane, wibutse kandi subscribe kuri Nganzo TV so ibindi rero tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Yo nkubwira ngo ciao ciao kandi ndabakunda cyane, mwibutse kujya umbwira n'ubutaha kugira ngo ujye ngugeza agasobanuye kameze neza. Yo byarangiye disi bahoberanye siniwe wakoze neza, ibindi ntuzakikwe n'ubutaha. Ciao ciao.